mugabo mubaza ngewe aho navuye ndahazi ushobora kuba wowe ufite agasura ntako nari mfite bananyitaga GIKERI ntambitse ibirenge amabinga atendera ariko Yesu we Yesu ukiza amabinga nzamukorera amabinga atendera amagajojoba nari mfite iromba ryacaga hagati y'amaguru bakarifatiraho inyuma ndashimira Yesu ushobora wowe kuba wari ufite isura nge ntayo bantumiye kubwiriza iwacu ku Kimihurura ndamubwira nyamuneka ndebera ko nambaye igitenge neza urebe ko mberewe ntiwibuke umushumba wacu yuko ari data bukwe n'umunyamurenge ndebere ko ntibataza kunyuzamo ijisho arangije arambwira atari ko sha mu myaka 10 tumaranye nubwa mbere mbonye kuri mugufi utangira no ku rutugu ndangije mbwira Yesu ntiyakasike yatangiye kweguka nongera worose nyorosera Yesu arongera aranyorosera ayiwe wamumera icyubahiro arongera aranyorosera Yesu ibintu byose byumvira Yesu ndebye ijisho abandi basore batajya bande uwo munsi kasike ya Yesu yari yamwinjiye mu mutwe hanyuma mboneraho kumubaza ijambo mbere yo kurya ndavuga nti tutararya mfite ijambo wa musore we ko ndebye cyane niki cyagufashije mu iteraniro ko nta n'amafaranga watanze ko yari fundraising niki cyagufashije arambwira ngo umukozi wanjye aherutse kunyiba telefone ndashaka kukubwira yuko ibintu twirirwa imbere y'Imana dusenga ntabwo ari igipindi saa 9 z'ijoro abwira umugabo ati ikintu giteye ubwoba Imana ishobora ibidashoborwa n'abantu kuko ibintu byose byumvira Yesu n'abanyamurenge nawe tekereza Joselyne witwaga GIKERI kwisanga mu banyamurenge n'umukazana wabo n'Imana ishobora ibidashoborwa n'abantu tare tambwiye kumpa umugabo myaka ibaye 30 nta musore urambwira kankunda ntabwo nzi ikibazo mfite kandi rwose nifuza ko wanyubakira ibintu byose byumvira Yesu nuko ndaho ndi gusenga Imana irambwira ngo haguruka utahe ngiye kugufatira umusore mu kwambikire kasike azarinda yinjizwa mu mva ye kasike itaramuvamo azaba akihumye yambaye iyo kasike ibintu byose byumvira Yesu haleluya hanyuma mpagurukaho muri iryo shyamba narindimo bwari bwije ndataha ngarutse ngeze i Kigali buracya mu gitondo njya mu ivuga butumwa ibutare mbwiriza iteraniro rirarangira ndaza muri gare ngo nage kwasteri maze kuyinjiramo maze gukatisha tike haza umusazi w'umugore nawe yinjiramo afite inkoni mu ntoki ayintunga mu maso arambwira ngo igihe nakurindagirije natumye so atanyoko kubera ko uri mubi ntuma bene nyoko batakwemera kubera ko uri mubi ntuma korari wahungiyemo bakwirukana kubera ko uri mubi ngo utegeka kwiyahura Imana ikurwanaho none n'uyu munsi Imana ikurwanyeho iguhaye umugabo muremure w'igikara nuvuge ngo amen ibyo ni umusazi wabyivugiye abarasohotse abaragiye abantu muri kwasteri baraseka ariko ngewe numva gushishaho nashakaga nubwo yari umusazi ibintu byose byumvira Yesu ndaza ngeze Nyabugogo naze tagisi yaburagamo abantu babiri muri gare ngo yuzure haza undi musazi w'umugabo aza yambaye ubusa ahantu hose abamba amaboko mu muryango wa tagisi aravuga ngo abantu mwese muri iyi modoka ngiye kubakubita ngo ndasigaza mu uyu mukobwa wenyine
nawe impamvu ngiye kumusiga ntamukubise, afite ivugabutumwa azajyamo ahantu ahakura umugabo muremure w'igikara. Aravuga ngo naho umuntu yasara ntiyakubita umugeni. Ati sohoka nkwereke. Ndasohoka winshi n'amakofe ndasigara kuko nari umugeni. Ibintu byose byumvira Yesu. Haleluya, haleluya. Ndashaka kukubwira Yesu w'imbaraga. Yesu nabonye ntagira isura. Yesu nabonye mfite amashuri 2 ya primaire. N'uyu munsi niyo mfite, ariko Yesu aracyanyemera nk'inshuti ye. Ndamushimira ahimbaza. Hanyuma ngeze mu rugo numva umupasiteri arampamagaye antangariza iryo vuga butumwa mu Bugesera njya kuribwiriza dimanche. Bari bafite fundraising n'injye wabwirije icyo giterane, mbakubitiramo n'ubuhamya bwo kwitwa GIKERI. Hanyuma Yesu yari yambwiye ngo ndagufatiramo umusore mwambike kasike. Hanyuma ngiye kubona mbona yambitse umusore kasike, akajya kurura intebe ayigize imbere mpaka ku ruhimbi. Aha ndeba neza Yesu yaratsinze ari ku ngoma. Amen. Uwo munsi niwo munsi yambwiye ijambo ko tuzaba. Uwo munsi hari ku cyumweru. Iteraniro rirangiye nagiye kwa pasiteri niho bari butwakirire n'abandi bashyitsi bari bahaje. Bamaze gutegura ameza, mbona na wa musore rero aje ku meza kurya. Nari namufashe isura kuko yandebye ijisho abandi basore batajya bande. Uwo munsi kasike ya Yesu yari yamwinjiye mu mutwe. Hanyuma mboneraho kumubaza ijambo mbere yo kurya. Ndavuga nti tutararya mfite ijambo. Wa musore we ko wandebye cyane, ni iki cyagufashije mu iteraniro? Ko nta n'amafaranga watanze, ko yari fundraising, ni iki cyagufashije? Arambwira ngo nagukunze kandi numva tuzabana. Wavuze ngo amen. Pasiteri wantumiye abaraturitse ararize. Ndamubwira n'iki kikurijije mushumba? Nuko niboneye umugabo. Arambwira ati hoya wavuze Imana numva ndagukunze. Mbwira Imana ngo niba unkunda ukazama ijuru by'ukuri, uyu muhungu n'uwanjye Fabien agukunda umbera umukazana. None Imana ibikoreye rimwe. Haleluya. Imana ni data. Ndi umukazana wa pasiteri. Bitwaye iki se? Haleluya, haleluya. Ikintu giteye ubwoba, Imana ishobora ibidashoborwa n'abantu, kuko ibintu byose byumvira Yesu. N'abanyamurenge nawe tekereza Joselyne witwaga GIKERI kwisanga mu banyamurenge n'umukazana wabo. N'Imana ishobora ibidashoborwa n'abantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo ibintu byose byumvira nde? Amafaranga yumvira nde? Ibintu byose byumvira Kristo Yesu. Wowe gumana nawe gusa. Amen. Nimuvuge ngo amen. Uko bukeye nuko bwije mora mbwira uyu mugabo mubaza ngewe aho navuye ndahazi. Ushobora kuba wowe ufite agasura ntako nari mfite. Bananyitaga GIKERI ntambitse ibirenge, amabinga atendera, ariko Yesu we, Yesu ukiza amabinga nzamukorera. Amabinga atendera, amagajojoba. Nari mfite iromba ryacaga hagati y'amaguru bakarifatiraho inyuma. Ndashimira Yesu. Ushobora wowe kuba wari ufite isura, nge ntayo, ni Yesu wangiriye icyizere gusa. Nanjye rero mpora mbaza uyu mugabo twashakanye uko bwije nuko bukeye, nturacyankunda?
arambwira tutagukunda yaba afite abazimu kandi ko ku muntu nyanga wese aba afite abadayimoni ariko umuntu wuzuye umwuka wera arankunda ndanakunditse mbyiyiziho. Haleluya haleluya. Nisezerano nagiranye n'umukiza arambwira ngo uhereye uyu munsi ngukuyeho amazina mabi, nzagendana nawe, nzagusiga igikundiro, nuvuge ngo amen. Ibintu byose byumvira nde. Mperutse kubwira umugabo bantumiye kubwiriza iwacu ku Kimihurura, ndamubwira nyamuneka ndebera ko nambaye igitenge neza, urebe ko mberewe, ntiwibuke umushumba wacu yuko ari data bukwe n'umunyamurenge, ndebere ko bataza kunyuzamo ijisho. Arangije arambwira atari ko sha mu myaka 10 tumaranye nubwa mbere mbonye kuri mugufi utangira no ku rutugu. Ndangije mbwira Yesu ntiyakasike yatangiye kweguka, nongera worose nyorosera. Yesu arongera aranyorosera. Ayiwe wamumera icyubahiro, arongera aranyorosera Yesu. Ibintu byose byumvira Yesu, biramwumvira. Tuza yabwiye inyanja ngo ceceka, inyanja ihita yumva ijwi rya Yesu, ihita tuza rwose, umuyaga uhita utungana rwose, ibintu bigenda neza, abantu ntibaba bagipfuye kuko ibintu byose bimwumvira. Amen. Twasomye andi magambo avuga ngo n'Abisiraheli bari mu rugendo bamazemo igihe kirekire, ngo nuko Uwiteka arababwira ngo mw'Abisiraheli mwe, igihe mwazengurukiye kirahagije, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Wambwiriye umuntu mwicaranye ngo ndumva gihagije. Igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, noneho nimucyamike mugende. Mwarekeje ikaskade. Igihe wabereye mu bibazo kirahagije, kandi ubu mutegereje yuko ntitira ngo yaseti yasabaho ya rwose. Igihe wabereye kuri uwo musozi kirahagije. Igihe wazengurukiye mu bukode kirahagije. Amen. Nuvuge ngo amen. Nuvuge ngo amen. Imana iherutse kumbwira, umuntu yigeze kumpa imodoka ndi umukobwa, nyamara n'ibyumweru 2 Imana irambwira ngo yisubize uwayiguhaye. Ngo inyuma y'iyo hari iyindi, yo yaje ari ikimenyetso kikwereka ko ibyo mvuga ari ukuri. Mba ndayimusubije, akizantandukanya na Yesu. Ariko mu gihe cyashize irambwira ngo ndi hafi kuguha indi modoka, none rero tangira witegure nk'umuntu ugiye gutunga imodoka. Nitankira muri logique nikira ndi gusobanuka logique mu gifaransa. Ni Yesu wabikoze. Ariko meta mbwira umugambo numva rero, ubwo Yesu yambwiye ngo nitegure, buriya yavuze ngo nshaka provisoire. Meta njya mu ishuri nimbwira mwarimu kandi sinziga iminsi irenze 4, nzahita nkora ikizami. Meta ngenda meta nsinda iminsi 4, meta nsinda. Maze gutsinda mbwira umugabo nta mafaranga rero arava he yo kwiga imodoka. Mbwira umuntu ndamugani wakwemera kunyigisha imodoka ku ideni nkazakwishyura. Arambwira ati byo bitwaye ikizi, ubundi kwiga imodoka rwose ndayiviringa ibintu bigakomera. Bitwaye ikizi? Nuvuge ngo amen. Nuvuge ngo amen. Nuvuge ngo amen. Ibintu byose byumvira Yesu. Igihe wazengurukiye wowe kirahagije. Nucyamike ugende, nucyamike mu izina rya Yesu.
amen. Umaze iminsi 3 usenga, ariko uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha. Byibura ubone ko wasenze, ubone ko wasenze Imana nyirijuru. Umukozi wanjye aherutse kunyiba telefone. Ndashaka kukubwira yuko ibintu twirirwa imbere y'Imana dusenga ntabwo ari igipindi. Ayinyiba nari manzi iminsi 3 nyiguze 270. Abarayinyibya aratubyutsa ninjoro n'umugabo yatwibye twese turi maso tureba. Saa 9 z'ijoro abwira umugabo ati mbonye inzoka mu cyumba ho ndyamye. Umugabo ahita abyuka ajya kuyica, nyina aramukurikira ngo ayimwereke. Ndavuga nizo wo kubonye inzoka ugasoka wenyine ntunaterura umwana. Agenda agiye kuyica, abeshya umugabo ati ngiye kwihagarika ndumva ubwoba bwinshi, ahita aca ku cyumba cyanjye. Ati papa w'abana arambwiye ngo muhereze telefone yawe ngo mufashe kumurikisha inzoka. Nanjye ntakereza iby'amashanyarazi ari mu nzu, mpita ntakereza yuko telefone ari yibonesha neza. Mpita nyimuhereje ahita asohoka. Hanyuma bucyaye mbibwiye umuntu arambwiye ati nta soni ugira n'ubundi abarokore mwarasaze. Mfite umuntu wahita kugaruriza telefone aka kanya. Ntinabigenza nte, arambwira ati njye binyemerere gusa. Ndamubwira ni niringiye Yesu, sinshobora kumubangikanya. None rero reka turebe imbaraga z'amasengesho icyo zakora. Reka turebe imbaraga z'amasengesho. Kandi nawe yari umurokore. Arambwira ati by'amasengesho yawe ati nanjye reka ndebe. Mfata kanya ndasenga. Nasenze nk'iminota 5. Mbwira Imana ngo Mana ubishimye ukabishaka ngarurira telefone, abantu bakamenya ko ari wowe Mana niringiye kuva kera. Amen. Icyumweru kirashira, urumva twari twajyanye ikirego muri RIB ngo bazayidufatire. Icyumweru kirashira, umugabo agomeza gushakisha amenye iwabo w'umwana, ntitwari tunahazi. Ajya iwabo afata nyina na se, hanyuma badufasha kubona umwana wabo arangije aravuga tumva rero telefone narayigurishije, ariko uwo twayigurishije arahari. Uwo bayigurishije tumuhamagaye aratoroka, ariko iwabo baravuga ati dufite ubushobozi, reka tukwishyure amafaranga ahwanye n'iyo telefone. Yesu wacu abaratsinze. Yesu wacu abagize ate? Ibi bintu mwirirwa imbere y'Imana muri gusenga si igipindi. Naza kukubwira ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, ngo uvuge ngo ni Joselyne uteranira Kimihurura wabivuze. Igihe wazengurukiye umusozi kirahagije mubyeyi. Igihe wazengurukiye uyu musozi kirahagije wa mukobwa we. Nushaka ucyame kugende werekeje Kasikazi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Uwiteka yigeze abwira Yeremiya ubwa kabiri ngo yaragikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe, ngo ijambo ry'Uwiteka rimuzaho riramubwira ngo Yeremi, ninjye ugira icyo nkora, ni nanjye ukirema, nkanagikomeza Yeremi, Uwiteka niryo zina ryanjye. Aramubwira ngo ntabaza maze ngo utabare, nkwereke ibintu bikomeye biruhije wowe utamenya. Haleluya. Imbere y'Imana nawe uhapfira, ahubwo imbere y'Imana umuntu arahakiri. Imbere y'Imana umuntu arasubizwa. Haleluya, haleluya. Hari amagambo Dawidi yigeze kuvuga, haravuga ngo abantu bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho tuziringira izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nta kindi twishingikirije uretse umukiza Yesu. Amen. 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 Njya mbwira mama mumbyara nkamubwana ko mukecuru, uretse Yesu wangiriye neza, wibutse inkoni nakubiswe kubera isura, uko wibuka ukuntu wambwiye ukuntu wantwitanye n'akanyamasyo, nkanga nkabaho simfe, nkavukana isura mbi, nkanga nkabaho. Nagira imyaka 5
Imana ikankubita umwuka wera. Amen. Ndangije ndamubwira mukecuru uretse iyi Imana ikindi nakwiringira ni igiki? Arambwira ngo uyivuyeho wapfa. Kandi na data bukwe aherutse kunsura. Baba muri Kenya, baragiye muri Kenya. Aherutse kuza mu Rwanda kunsura. Arangije arambwira amagambo akomeye. Arambwira ngo Joselyne, urabye ukuntu twakwemeye mu muryango n'ukuntu wasaga. Tukakwemera mukobwa mwiza mukazana. Uyu Yesu umuvuyeho yazakwica nabi. Yesu ashimwe. Abwira n'umuhungu we. Aramubwira ngo kandi muhungu wanjye mfura yanjye. Uyu mukazana ukuntu ari mwiza Yesu yamuhaye agasura kamuforoma. Wamwemeye atagira agasura, Yesu amukubita agasura mumaze kubana. Numureba ijisho ribi aramubwira ngo dore ndiso ubutaka buzasama bukumire. Ndavuga ntaranyubakiye data bukwe we. Haleluya, haleluya. Ndavuga ni kasike yageze muri uyu musore na data bukwe niwe yahereyemo. Yesu ni umwami. Aracyafite imbaraga zikora. Aracyafite imbaraga zikora teraniro. Igice cy'inyuma ko kidafashwa ye ntikiri kundeba neza. Ndi kubabwira ngo Yesu aracyafite imbaraga zikora. Abantu babyemera batanabyemera Yesu aracyari umwami. Kandi ibintu byose biracyamwumvira. Haleluya, haleluya. Hahirwa umwisunga akamwikomezaho. Hahirwa umuntu ugumana na Yesu wenyine. Amen. Hari amagambo Petero yavuze. Abonye ibintu Imana ikoreye umugabo witwa Koruneliyo. Arangije aravuga ngo mbonye Imana yuko itarobanura abantu ku butoni. Aravuga ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Haleluya. Ntabwo imwemezwa n'isura kuko itareba kuri kavukire. Ntimwemezwa n'amafaranga kuko nta cyamukanga Yesu ari hejuru yabyo byose. Ahubwo umutima wubaha Kristo Yesu. Uyu mutima Imana ntigiwusuzugura. Amen. Njya mbwira abantu nkababwira nshingiye ku byo Yesu yankoreye. Bahamagaye abagore 5 beza baza muri iki gihugu. Ngira ngo nanjye nagendamo. Abagore 5, mu bagore 5 beza ndimo n'ukuri kose. Yesu ashimwe. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo nutiyemera ntawe uzakwemera. Muri 5 bafite agaciro Yesu yamamaje hagahereza agaciro. Haleluya. Ariko Yesu we warakoze. Nubwo ntazi gutera isari ariko nzajya ndimuha gake gake azajya anyurwa n'ibyo nkoze. Amen. Yaratsinze Yesu kuko ibintu byose biramwumvira. Abantu banyitaga GIKERI muri korari niho banyitiye GIKERI. Abantu banyise GIKERI muri korari baherutse kuza kuntura no kunsaba imbabazi. Baravuga bati iyo tuza kureba tukareba imbere ibintu bizakuvamo n'ukuzavamo umuntu usa gutya. Nta wari kukwita ari amazina. Ariko kuko tutagize iyerekwa ritomoye niyo mpamvu twakwisuko. None rero twihanganire natwe sitwe. Ndababwira ntahubwo iyo mutaza kunyita GIKERI na ngagi ntabwo nari kwamamara ngo ngere no ku YouTube. Ahubwo Yesu hari akantu nagamo kugira ngo byibura akakuzamura. Amen. Kandi nta cyamukanga nta n'icyamutera ubwoba. Aha abonye uzakirira nuko abigenza. Ndamushimira. Kandi reka nkubwire ongera umugirire icyizere. Witakaza ibyiringiro
ukumva ngo ibyawe byaracitse. Yesu ashimwe. Umuyobozi wacu yahoze avuga ngo kera ntiyashingaga ngo yarebaga ba nyirakanaka ngo akabona ni beza, ngo ariko ngo nta kintu afite. Kariya kantu nako nagatinzeho. Nanjye narebaga beza nkabareba ariko nkavuga nti nta n'uwanyemera nubwo naba mfite n'iyo sura, mvukiro de bari. Ariko we abantu bavukiro de bari nabo Yesu ajya bibuka akabagirira neza. Nanjye nirirwaga ndaranganya amaso. Hari abasirikare twagiye dukorana groupe mu bihe byiza byo gusenga tugasengana. Ubu nabo bajya bamamagara bati Joselyne, iyo tuza kwerekwa neza tugasanga uzavamo umugore usobanutse gutya, ndakuraye nago ari kugira imyaka 30. Ariko kuko tuteretswe, ariko Mana we iyerekwa ryari riri mu Banyamurenge, aho niho Yesu yandebeye asanga hazavayo umuntu uzangirira umumaro. Mwavuze ngo amen, mwavuze ngo amen. Ariko ibintu byose byumvira Yesu, biramwumvira rwose, biramwumvira Yesu. Amen, amen. Merutse kujya kubwiriza ahantu iteraniro, ndaribwiriza mwarimu arambwira ati ndakurahiye igihe nagutumiraga narinzi kuri bundye, ati narinzi kuri igisimba, ariko Yesu yarakoze. Kubivuga nsobanutse gutya ntiwabyumva, kubivuga nsobanutse ntiwabyumva. Kandi mubanzi kera muyobozi ushingiye igihe mperukira hano n'ubu ngubu urabona ntasobanutse kurutaho. Njyewe nsobanuka buri munsi vraiment. Ni isezerano nagiranye n'Umukiza. Buracya kankubita gasura, bukira kankubita kandi n'udusigisigi twagiye dusigaraho tw'ububi akagenda hanaguraho gake gake. Ngenda nsobanuka rero, mva mu bwiza ninjira mu bundi. Ni Yesu wabikoze, nta mbaraga z'abantu zari kubirema, ntazo nazari kubishobora, kuko narindi n'amayibobo mu gishanga cya Kimicanga. Ariko Umwami arakora we, kura abantu mu mubobo akagira umuntu nyamuntu, akamwubakira urugo, akamuha abakobwa n'abahungu, akamugirira icyizere, akamwicaza ahantu nk'ari ugira ngo hari ahantu niwubashywe, akicarana n'abagabo basobanutse kuriya. Ni Yesu wabikoze wenyine, si ibyavuye muri kavukire y'iwacu. Ni Yesu. Amen. Tugiye kumusenga ari kubwira ibibazo wari ufite aka kanya, ubibwire ngo ibintu byose byumvira Yesu. Wabibazo we ceceka, wa musozi we tuza, kuko Yesu agufiteho ijambo. Amen. Kandi aya masengesho uyu munsi wa gatatu nta kubera imfabusa, uzagaruke gushima Imana uvuga ngo muri ya masengesho havuyemo igitangaza, ukibwira abandi. Ntuzabiceceke, kuko Yesu yigeze kumbwira, arambwira ngo umunsi wacecetse neza nakugiriye tuzagirana ibibazo. Arambwira ngo ariko niwamamaza intsinzi yanjye ukabwira abantu aho nagukuye n'ibyo nagukoreye, nzarusha kukugirira neza. Nanjye mbivuga nivuye inyuma rero. Amen. Mbivuga nivuye inyuma nkavuga ni Yesu, ndaguhamije nawe uzangirire neza. Amen. Umwana wanjye w'imfura aherutse kureba, afite imyaka 9, areba icyo kiganiro ngo yari ari ku ishuri, mwarimu sinzi ukuntu yagishyizemo umwigisha, ngo areba ikiganiro atuyunimamo. Arangije rero aza kubwira papa we ati ati washatse igikeri? Undi ati bikuye ati nabibonye kuri YouTube. Ati burya wari uri mubi.
ati wari ufite amabinga. Ndamubwira numva mwana wanjye uretse Imana yangiriye neza ikampaso. Uretse Imana yangiriye neza ikampaso. Ni iyi Mana uzayikorere mwana wanjye nubwo uri muto. Uzayikorera uzayimenye. Amen. Uzayimenye ntangira kubimubwira ndabimuganiriza kugira ngo atazanakura akazitegereza iki kiganiro ati kuki mama atabimbwiye. Ndashaka kukubwira ngo Yesu aracyari umwami. Kandi uko yakoraga kera n'uyu munsi aracyakora. Imbaraga yatangaga kera n'uyu munsi aracyazifite. Ububyutse yatangaga n'uyu munsi Yesu aracyabufite. Amen. Amen. Tugiye gusenga ariko ubwira Imana uyibwira ngo ibyari bimpagaritse umutima birarangiye. Uyibwira ngo ibyari bimpagaritse umutima uyu munsi birarangiye kubera ko namaze kumenya ko ibintu byose bikumvira. Niba inyanja yarakumviye, umuyaga ugaceceka, umuyaga ugatuza rwose, abantu ntibabe bagipfuye. Uyu munsi nanjye ungirire neza. Tugiye gusenga kandi umva isengesho tugiye gusenga. Tugiye kubwira Imana ngo Mana ibi bintu turabyumvishe, twongeye kukwizera bundi bushya. Imbaraga zawe nizongere kumanukira muri twe, natwe tubone imbaraga zawe uyu munsi. Yesu ashimwe. Ibintu byo kwa Yesu bisaba kwizera. Nutabyizera akazi yake binakuona. Ibintu byo kwa Yesu bisaba kwizera. Ntago bakubwiye ukuntu bizeye bagaca kuri bariyeri. Utizeye ntibamufasha bakamuhagarika. Ibintu bya Yesu bisaba kwizera. Muhaguruke teraniro dusenga Imana, tubwire Yesu agira icyatumarira uyu munsi. Ntihagira usigara yicaye kereka wumva arwaye, ariko niba utarwaye ubwire Yesu ngo uyu munsi wongere ungirire neza. Wongere ungirire neza, wongere unsukire ku mbaraga. Haleluya. Erega nanjye naramubonye Yesu. Erega mfite ibimenyetso byinshi nakubwira. Erega mfite ibintu byinshi nakubwirira ahangaha ukuntu Yesu ambeshejeho kandi neza. Mfite ayo mashuri abiri ya primaire. Nakubwira ukuntu abana biga mu mashuri meza. Nakubwira ukuntu umugabo tumaranye imyaka 10 atagira akazi ariko Yesu akaba tubeshejeho neza. Amen. Kandi tukaba turi no mu bukode. Buriya nabikubwira. Kandi akaba nta muntu tugira ikibazo. Nabikubwira ukuntu Yesu akora. Nabikubwira kuntu atungurana ukajya ukabona akoze igitangaza natwe ubwacu tukumirwa. Nabwiye umugabo ndamubwira ni mugabo wanjye gubwa neza sha utuze. Turabandi ko bagusekaga ngo ushatse umugore mubi. Wumva ukuntu no gushaka umugore mubi ariko wuzuye umwuka wera bigira umumaro. Iryamire ntukagire stress z'amafaranga Yesu arayafite. Bitwaye ikisi. Umwitiye umugore mubi waba ufite ibibazo. Umugore wazanye umugisha mu rugo, uwo mugore si mwiza, si umugore w'igitangaza. Umugore ubyara abana beza basa na se b'abanyamurenge ugira ngo se hatari. Ni Yesu wabikoze wenyine. Tugiye kwinginga Imana tuyibwira ngo Yesu ongera muri iri teraniro utuvubire umugisha. Amen. Harimo n'abantu baje gusaba Imana abagabo ndabasengera namwe bitwaye ikizi. Bitwaye iki? Tugiye gusenga Imana dusaba izi mbaraga hanyuma muhite mwicara nsengera aba bantu baje gusaba Imana abagabo. Ugira ngo yamfatiye Fabiane ntigifite imbaraga zo gufata nabandi se. Kandi n'uyu munsi Fabiane wanjye ntareba areba ngewe gusa. Ubura kubwira Imana nawe uwawe kamukwambikira kasike. Ugira ngo niyareba handi sitamucometsemo kasike. Haleluya! Yesu wacu
hagira icyakumarira uyu munsi, hagira icyakumarira. Amen, amen. Mana turagushimiye, izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo ku munsi w'amakuba bagakira. Ubwo ibintu byose bikumvira, turasenze. Abantu bamazemo iminsi basenga, Imana ikora igitangaza. Wiyubahishe, twarakumenye, twarakumenye. Niba uvuze ngo igihe abantu bazengurukiye umusozi kirahagije, nukureho iyi misozi, abantu binjire mu ngo zabo bafite ibihe byiza n'umugisha w'Imana. Turagushimiye kubikoze, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi. Ababyeyi bavugije impundu mu izina rya Yesu, amen. Ng'abantu baje gusaba Imana abagabo muri aya masengesho nibaze. Nutaza kandi njyewe ndagenda nicare Joselyne, ntuzampamagare ngeze iwacu. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Haleluya, iyo twizeye amagambo ye, nkuko yayatubwiye ku musaraba, aturuka iriba ryiza, twanywereye amazi meza. Nimubanguke dusenga abakobwa. Ayi ku musaraba, aturuka iriba ryiza, twanywereye amazi. Ntabwo ari aba gusa baje gusaba Imana abagabo, ntabwo ari abakobwa babiri. Ibi bintu byo kwa Yesu ntubisuzugure, ntunabitesha agaciro, ntunabitesha agaciro. Iki kidendezi ni ikidendezi Yesu ashaka gukirizamo abakobwa be. Haguruka uze dusenga Imana, nutaza kazi yake binakuona. Haguruka uze, Imana iguhe umugisha. Haguruka uze dusenga Imana. Ndabizi ko waje gusaba Imana umugabo muri iri teraniro. Imana irashaka gukuraho iyi ndirimbo ivuga ngo Mana umugabo, Mana umugabo. Irashaka gushyiraho rofure kuri iyi ndirimbo. Imana irashaka gukora igitangaza muri iri teraniro. Turashaka gusenga. Basore turabasengera, nyuma nabo bagumiwe ngo bashaka abagore ariko babuze amafaranga. Turabasengera ngo badafite amafaranga ariko bakaba bareba bakabona basa kintu, nkuko umuyobozi yavugaga nawe ngo amaso yararebaga indi kaburara. Turashaka gusenga, turashaka gusenga. Kandi iteraniro, niba warashatse ukumva ibyiza by'urushako no kubyara, haguruka dusengera aba bakobwa. Niba nta shyari ufite, haguruka dusengera aba bakobwa b'Imana. Kandi ndakoresha uyu mushumba, ni wowe mushumba, ngukoreshe umfashe dusengere aba bakobwa. Saba bonyine, hasigayemo n'abandi. Nawe Yesu agusanga aho ngaho kugirire neza kubwizo soni wagize, ariko Yesu ari ku ngoma. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Wenda umwigisha yavuze ati dusengera abakobwa baje gusaba abagabo. Hari umuntu aza gusenga atari nacyo cyifuzo wenda azanye imbere y'Imana, afite n'ibindi ari gusengera. Numvaga muri iri teraniro twayobora neza iki cyifuzo, tugasengera abakobwa muri rusange. Abakobwa bose muri rusange,
yaba ufite n'ibindi byifuzo ariko akaba ari umukobwa muri iri teraniro, turagira ngo tumusengere. Amen. Atari icyo cy'abagabo, umukobwa wese uri muri iri teraniro turashaka umusengera muri iki cyifu. Dusengera abakobwa muri iri teraniro, tuzavuge ngo iri teraniro ryasengeye abakobwa. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nawe niba uri umukobwa ukaba wumva icyo cyifuzo kigize, tugiye kugusengera. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga nyinshi, mu izina rya Yesu turagushimye. Tugushimiye uyu mwanya mwiza. Uri Imana ishobora byose, uri Imana itabara, uri Imana ikiza. Haleluya. Turagushimiye ibyo wakoreye Joselyne, Mana ukamugirira neza. Ari umukobwa nawe ubwe yisuzugura kandi n'abamubonaga batabikeka, ariko urangije urabikora kuko uri Imana ibishoboye, kuko uri Imana ishobora byose. Muri iri teraniro habaye icyifuzo, dusengeye abakobwa. Hari abapfukamye hano, hari abahagaze hariya, turabasengeye mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ubakingurire umuryango w'umugisha. Abageze igihe cyo gushaka turabasengeye kugira ngo ubakire, ubazanire abasore mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho y'iminsi 3 ukorere mu igitangaza. Haleluya. Ubareme, ubazane mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Cyo gitangaza ukireme mwami, ukireme buri wese. Mana umuremere icyo gitangaza, ukireme mu izina rya Yesu Kristo. Tuzakire imishinga myinshi y'abakobwa bacu babonye ababafiansa, babonye abasore. Mana wiheshe icyubahiro kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen.